umwaka mushya muhire bakunzi ba Florist Talks. Ndabashimira cyane yuko mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu. Nkomeje kubona yuko ibiganiro byinshi mureba ari bijyanye n'imyemerere. Nanjye navuze ko ngomba gukomeza gukora ibiganiro by'imyemerere. Dore ko abanyarwanda benshi burya buri muntu wese afite ikintu yemera. No kubera yuko hari amadini atandukanye ndetse n'amatorero atandukanye. Niyo mpamvu rero ibi biganiro bijyanye n'imyemerere n'amatorero byose nzajya mbigarukaho kugira ngo mbasobanurire. Gusa ntabwo mu byo nzaba nibandaho ari ukugira ngo buri muntu ajye mu idini n'iri arekere n'iri. Oya, nzasobanurira itorero cyangwa se idini buri ryose, sobanura imyemerere yaryo. Wowe ufite umutimanama uzihitiramo, ariko jyewe icyo nzakugezaho ni ukubwira buri torero cyangwa idini ibirigize ndetse n'uko ryatangiye n'amateka yaryo. Rero maze kureba iki ngiki ndetse ntekereza itorero rya ADEPR. Itorero rya ADEPR mu Rwanda ni itorero umuntu wese yabyanga yabyemera abona yuko rifite imbaraga, dore ko ahantu hose ujya, ari mu mijyi ari mu cyaro, ahantu hose utekereza iri torero usanga rifite urusengero. Ndetse wenda ntabwo tubizi neza na mibare turakora, ariko iri torero bigaragara ko ari itorero ryaba rifite insengero nyinshi ahantu hatandukanye, kuko nta hantu ushobora kujya mu mirenge ngo upfe kuba wabura itorero rya ADEPR. Andi madini cyangwa se amatorero hari igihe ushobora kujya ahantu bitewe n'uko aho hantu hameze ukaba wabura urwo rusengero hafi aho, bikaba byagutwara urugendo rurerure. Ariko ku itorero rya ADEPR ntabwo ariko bimeze. Iri torero bigaragara yuko rifite imbaraga nyinshi cyane bijyanye no kubaka insengero nyinshi, ariko turaza kwibandana n'andi mateka yaryo. Iri torero rya ADEPR, mu ADEPR akenshi uzamva bakubwira ngo Yesu ashimwe, umusubize ngo ahimbazwe. Nubwo n'abandi wenda babikoresha, ariko nta bantu bakunda kugaragara yuko bakunda gukoresha iyi nsuhuzanyo, ndetse tugakunda kubimenyera mu bijyanye n'imyambarire yabo, aho usanga abakobwa babo bafite imisatsi karemano aribyo bita naturel, ukabona nta makeup bashyiraho, ukabona nta mapantaro bambara. Ndetse n'abandi ba ADEPR benshi ba kera ugasanga ntabwo bambaye n'imyenda ibafashe, ariko ibi ngibi nabyo ugenda ubona bigenda bihindukaho gato bitewe n'aho igihe kigeze. Ariko ubundi ni uko nguko kenshi tubazi. Rero tugiye kubakubwiraho tubabwire ngo ADEPR ni iki, yatangiye ite, ndetse ifite ikomora amateka hehe, ni ibiki yakoze. Ubundi iyo wumvise ADEPR bivuze iki? ADEPR bisobanuye Association des Églises Pentecôte au Rwanda. Urumva ko harimo ijambo abapantekote, bivuze yuko mu myizerere ya ADEPR bayikomora Pentecôte uko byaba bimeze kose. Rero iri torero rya ADEPR ryatangiye rite? Bigaragara yuko iri torero rya ADEPR nk'uko bigaragara rikura inkomoko muri Suwede, aho ryashinzwe mu 1940. Rizanwa n'abamisiyoneri bo muri Suwede barimo uwitwa Lars Franson ndetse na Folk Eriksson. Aba batangiye ivugabutumwa igihungwe, abantu b'igihungwe ndabasuhuje, mu cyahoze ari Cyangugu mu karere ka Rusizi. Rero ADEPR rero yatangiye gukora ivugabutumwa rikomeye mu Rwanda hose, rigenda rikomera rigera ahantu hose hatandukanye. Ariko mumenye yuko iryo torero rya ADEPR ryatangiriye igihungwe i Rusizi. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bo muri ako gace k'igihungwe abenshi ari aba ADEPR. Uzasanga bagira abahanuzi benshi, abantu batandukanye bafite ubumenyi buhagije cyane mu bintu bijyanye na ADEPR cyangwa se n'imyemerere ya ADEPR. Iri torero rya ADEPR rero iri ni itorero ryatangijwe nk'itorero rya Pentecote, rifite uburyo bwo gahunda yo kugira ngo bamamaze ubutumwa bwiza rishingiye ku mbaraga z'umwuka wera. Iki kintu cy'umwuka wera ndagira ngo nkigarukeho, kuko ni inkingi irambuye cyane cyangwa se ikomeye cyane ku itorero rya ADEPR, kuko andi matorero cyangwa se atandukanye nk'uko nagiye mbasobanurira abahamya ba Yehova, nkongera nkasobanura abadivantisite b'umunsi wa karindwi, mu byo bagenda basobanura bafite cyane muri gahunda zabo, ntabwo harimo ibijyanye cyane n'izi mbaraga z'umwuka wera. Aha niho uzasanga abantu basenga, abantu bakagira ihishurirwa. Ibi ni ibintu imbaraga bashyiramo cyane muri ADEPR. Mu 1943 witwa Sagatwa Ludovico, uyu yabaye umunyarwanda wa mbere wabatijwe muri ADEPR. ADEPR wenda mutarimo bizi icyo nacyo gisobanukirwe cyane. Uko ya myaka rero yagiye iza, itorero ryagiye rikomeza gukora, ritangira insengero n'ibikorwa by'iterambere mu gihugu hose.
rero itorero rya ADEPR rigendera ku mahame y'amatorero y'abapantekote, aho bibanda cyane ku nyigisho zijyanye n'imibereho y'umwuka, gukizwa no kubatizwa mu mwuka wera, bashingiye ku nyigisho zo mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 ku murongo wa 1 ndetse kugeza no ku murongo wa 4. Iri torero rya ADEPR rero rifite ibikorwa bitandukanye. Ibikorwa rero harimo ivugabutumwa. Iri torero rifite abavugabutumwa barenga 2400 ndetse n'abapasiteri bagera ku 1200. Bafite amashuri atandukanye, ay'incuke, abanza, ayisumbuye ndetse na kaminuza. ADEPR muzi ko yubaka ibigo nderabuzima, ikubaka nanone n'ibitaro, muzi nk'ivuriro rya Kibogora, muzi n'ivuriro ry'i Nyamata, buriya bavuga ko ari irya ADEPR nubwo leta ariyo ifite imbaraga cyane. ADEPR none bakora ibikorwa byo gufata abatishoboye, kwita ku bakene no guteza imbere imiryango. Ibi byose bijyanye n'andi madini yose bahurizaho kugira ngo bakomeze bakore umurimo bafashe leta gutera imbere. ADEPR ifite amakoro arenga 6300, bakagira abahanzi barenga 200, bakagira n'abanyeshuri biga za kaminuza benshi cyane. Urumva ko ni itorero rifite imbaraga cyane muri iki gihugu cyane. ADEPR rero ni ihuriro rya Pentecote. ADEPR nuko nabibasobanuriye bivuze Association des Églises Pentecôte au Rwanda, bivuze yuko bahurira ku ba Pentecote. Ubwo ni ukuvuga ngo umurongo bagenderaho ujyanye n'uwa Pentecote. Abapantekote batangiye kugaragara ku isi mu ntangiriro y'ikinyejana cya 20. Abapantekote rero ku isi batangiye bate? Pentecote byatangiye cyangwa se bishatse kuvuga ni Pentecote nk'umwuka wo kubyuka mu kwizera. Byatangiye mu 1906 ahitwa Azusa Street muri Revival muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho abantu basubiraga ku kwizera umwuka wera no kubaho mu buzima bwera. Ni ukuvuga ngo muri kano gace ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abantu bize ibyanditswe byera barangije buzura umwuka wera. Ibi rero niho Pentecote byagiye bituruka, nk'uko nabibabwiye bituruka muri cya gice nababwiye cyo mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 1, igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4, aho intumwa nazo zuzuraga umwuka wera. Urumva rero ko muri kano gace ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho bagiye buzura umwuka wera. Ibi rero byagiye bikwirakwira bigira no ku bamisiyoneri, bigira no mu gihugu cya Suède. Abo bamisiyoneri rero bo mu gihugu cya Suède abo nibo bazanye iri torero rya ADEPR barizana mu Rwanda. Urumva rero uko ADEPR yagiye iza ko bifitanye isano n'amatorero ya Pentecote. Iyi ADEPR rero harimo ibimenyetso byagiye bigaragara, harimo ibintu bitandukanye, harimo gukizwa no kwemera Yesu nk'umukiza, umubatizo w'umwuka wera n'umwuka wera ugendana no kuvuga mu ndimi. Ibi ni ibijyanye n'imyemerere aba ADEPR cyangwa se bagenderaho, bakaba bihuza ndetse n'abapentecote bo ku isi yose. Hakaba n'ibikorwa by'ibitangaza z'imbaraga z'Imana zikiza. Ibyo ni ibintu bitandukanye bigaragaza uko aba ADEPR imyizere yabo iba iteye. Ariko muri ibyo bintu by'imyizerere maze kubabwira, ariko ADEPR nayo ifite ibintu bigiye bitandukanye yagiye inengwa mu Rwanda, nabyo tutagomba kurenza ingohe. Nuko iri torero rya ADEPR kubera ko rifite ibikorwa byinshi n'iterambere, nabyo byagiye rihura n'ibibazo birimo imicungire y'umutungo mibi, aho bagaragaza ko raporo zabaga zidakoze neza z'umutungo w'itorero ugakoreshwa nabi, ibibazo by'imiyoborere, amakimbirane hagati y'abayobozi, aho mwajyaga mwumva abayobozi bari kurega abandi, bigatuma komite nyobozi zimwe ziseswa, harimo ikomite ya 2017 ndetse na komite ya 2020. Ibi byose bya RGB niyo yakomezaga ibisesiza komite, kuko bagaragaraga ko hari ibintu badakora neza. Ndetse n'ikindi kintu barengwa nuko 75% byagaragaye yuko harimo pasiteri bayoboraga abizera cyangwa se bakayobora abakristo ariko badafite ubushobozi bijyanye n'amashuri. Ubu rero kikaba ari ikibazo cyane, bakaba bari bararangije amashuri gusa abanza. Urumva rero ko iki kintu cyari ikibazo cyane, ubwo
RGB icyo bashishikarizaga ni uko bagomba kuzamura imyigire bakiga, ariko ubu ngubu ubona yuko kubera ko bagiye bashyiraho amashuri atandukanye, ubona yuko bari kugenda bazamuka, ariko ibyo ni ikibazo bagiye bahura nacyo. Ibi ADEPR yagiye igira abayobozi ariko bakagenda hakaba imihindagurikire. Nk'urugero twabaha nko muri komite ya 2017 hayoborwaga n'umugabo witwa Jean Sibomana, yakuyeho kubera kunyereza umutungo no kutubahiriza inshingano. Muri komite ya 2020 hayoboraga Pasiteri Karuranga Ephraim ndetse na Reverend Ndayizeye wari umuvugizi wungirije, bivuze ko umuvugizi yari Pasiteri Karuranga. Iyo komite yakuweho nayo kubera amakimbirane n'imiyoborere mibi, ariko hahise haza komite nshya ya 2021 ariyo iriho kugeza ubu iyoborwa n'umugabo witwa Reverend Pasiteri Ndayizeye Isaie. Uyu niwe muyobozi n'umuvugizi mukuru unahagarariye ADEPR mu buryo bw'amategeko mu Rwanda. Ubwo rero icyo barimo barakora ni gukora amavugurura mu miyoborere n'imicungire y'umutungo wa ADEPR. Iri torero ADEPR rifite umubare n'insengero n'abayoboke byinshi cyane, kuko bigaragara yuko abayoboke bagera kuri 2,800,000 mu gihugu hose. Wenda n'imibare ishobora kuba yaraniyongereye, ariko urumva ko iri torero rya ADEPR rirusha umubare munini Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, rirusha abahamya ba Yehova nagiye mbakorera. Rifite kandi insengero nyinshi mwe nagiye mbabwira mbere ngitangira, kuko bafite insengero zirenga 3,880 ziri mu bice bitandukanye by'u Rwanda hose. Rero murumva ko iri torero rya ADEPR rifite byinshi cyane bigenderaho. Nababwira cyangwa se mushobora kuba muzi, mushobora kubishyira muri comment. Ni itorero rifite imbaraga mu bijyanye no guhindura iki gihugu cyacu, kuko nababwiye yuko nimba abizera bangana kuri 2,000,000 ari ADEPR, urumva ko ni abayobozi bayo bafite akazi kenshi cyane, kuko bashobora gucishamo ubutumwa bwubaka iki gihugu kagera kure. Kandi murumva ko ari itorero rifite imbaraga, nimba ryubaka amashuri, rikubaka ibitaro, urumva ko riteza imbere igihugu cyacu. ADEPR rero nababwiye ko ifite imyemerere ijyanye n'Abapantekote. Abapantekote rero bakaba aribo bagendera kuri ya mahame ajyanye n'umwuka wera, ajyanye n'ibijyanye no kuvuga indimi, ijyanye no kubwiriza ubutumwa ku isi yose. Ibi ngibi ntabwo ari bo gusa, kuko babihurizaho n'andi matorero harimo nka Restoration Church, harimo Zion Temple, harimo Assemblée de Dieu, harimo Église Vivante. Abo bose bagenda babihurizaho. Urumva ko bafite imyemerere yenda kumera kimwe, gusa buri torero riba ryigenga ukwaryo. Ubwo nababwiye nubwo abamisiyoneri bo muri Suède bo bazanye ADEPR mu gihugu, akaba aribo barizanye, ariko nubwo barizanye gute, ntabwo babasha kwinjira muri gahunda zabo cyangwa se ngo mu miyoborere yabo. Bitandukanye n'amatora arimo itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, aho bafite conference generale. Batandukanye nanone n'abahamya ba Yehova, aho baba bafite ubuyobozi bubareberera, ariko bo barigenga mu Rwanda, bashaka gukora ibyabo uko babishatse nta kibazo, bapfa kuba bagendera mu mahame y'Abapantekote. Murakoze cyane kuba mumaze kunkurikirana. Ndabizi neza ko muraza kubona n'ibindi biganiro bitandukanye. Mwandike comment kuri itorero ry'ADEPR uko muribona. Ese mubona ko riri kugendera muri gahunda nk'izi ngizi nagiye mbabwira z'ububyutse bagiye bagenderaho, zo kuzura mwuka, zo kugenda kubwiriza ku isi yose? Iyi myambarire bakomeza kuyikurikiza, cyangwa se mubona iri torero rya ADEPR ryaratanye? Mushyire muri comment, mwandike kugira icyo tubivugaho. Nibyo nabashije kubategurira. Murakoze cyane, ndabakunda.